groupe z'abaryamana bahuje ibitsina, ari groupe z'abaryamana bahuje ibitsina babanagamo, uwitwa Semuhungu aza gushwana n'uwitwa Jihad. Bityo Jihad ngira ngo ubwaje twababwiye uburyo ki Jihad yaje gufungwa, arafungoye nkuru yo ntaga ari nkuru twagarukaho. Jihad amaze gufungwa nibwo Jihad maginga yangaya tuvugana afungiwe muri kasho. Ubundi gereza bagira akantu ka kasho, yakoze ibyaha bikomeye bahita bakunaga. Iyo uri muri gereza naho habaye icyaha, iyo ukoze y'icyaha bahita baguta muri kasho. Uwitwa Jihad bamutaye muri kasho azira gusambanya nawe umwana w'umuhungu. Aze gusambanya umwana w'umuhungu maginga yanga tuvugana, uwitwa Jihad ari muri kasho yafunzwe azira gusambanya umwana w'umuhungu. Ibijyano aho tubabigira gute? Reka dukomeze rero. Sinabivuga mu Kinyarwanda kimbitse, ibi bintu biteye ubwoba. Ibintu byanyu niba mwabyishiriye hanze ndibaza, ariko mu makuru nabashije gukurura nuko uwitwa Semuhungu muri telefone ye ngendanwa bahizemo aya mavideo bakayabura. Video ntayafite, ariko urumva uwo mubyeyi reka ntangire mbashimira mwese mwabashije gukora subscribe kuri UTMS TV ndetse na UTMS Films Official. Mbabwira ngo banyarwandakazi, UTMS Films Official niho hagiye kujya hanyura icyitwa filme iri mu bwoko bwa comedy cyangwa se filme y'uruhererekana ariko iri mu bwoko bwa comedy. Mbabwira ngo naho nzajya nza sometime nzo mbakubita za breaking zanjye, musanzwe muzi yuko mbazanira inkuru mba nakuye mindani mu butaka, nkagenda nkazicukura nkazizana ndeze za nkuru ngenda nkacukumbura aho zibereye. Banyarwandakazi, nge ba interprets nk'ibisanzwe Platinum, The Badman, Special Force Commander, mugiye kubana muri Zero Breaking ndetse muri ano makuru mutarigeze mwumva handi. Ngaho tera gatebe rero, ufata amazi yo kunywa, wicare utuze, niba ina gafilm warugiye kureba ubugahagaritse, umucyayi umwe akantu bita ka TVR kugira ngo udasinzira, wicare wumve amahano n'amarorerwa abera muri showbiz nyarwanda. Mbabwira ngo banyarwandakazi, nta handi hantu wakumva izi nkuru nk'izi ngizi zindani twikure mu tugacukumbura. Uyu munsi wa none reka twitizinze mu magambo, reka dute twinjira muri no nkuru neza fresh. Uwitwa Semuhungu yatawe muri yombi tariki 9 z'ukwezi kwa 4. Tariki 9 z'ukwezi kwa 4 nibwo numva yatawe muri yombi fresh. Inkumba nyizanye kugira ngo mbanze nyibabwire tuivuye mu mizi, tuive mu mizi tuginjiremo neza. Iyi nkuru ya Semuhungu rero ngo byagenze bite? Semuhungu yatawe muri yombi. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira aravuga ngo ntabwo ari butangaze ibyaha kurikiranywaho, ariko atangaza ko uwitwa Semuhungu yamaze gutabwa muri yombi. Bityo uwitwa Thierry Murangira amaze kuvuga gutyo ntihatangaza impamvu ibyaha kurikiranyweho ngo bitica iperereza, kugira ngo bitica iperereza. Noneho amaze kuyitangaza nibwo nanjye nakurikiranye n'inkuru nsanga biravugwa kugeza naho ndi bushira urwandika ahangaha ngira ngo muri kwabona n'u Rwanda izino message n'umuntu wari guheza amakuru umwe mu banyamakuru witwa Godfather. Nkuru amakuru uko biri kugenda bivugwa nuko iru rwandiko ruri kubigaragaza ahangaha, nsanga uwitwa Semuhungu akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu ku gahato. Umbabwira n'umugabo tazava mugira ngo n'umugore. Banyarwandakazi, n'umugabo wasambanyije umwana w'umusore mugenzi we. Utavugira ngo ni n'umugore ndafashe ku ngufu. Semuhungu n'umugore wafashe ku ngufu umugabo yenda ari umugore. Oya, byagenze gute rero? Semuhungu
yavuye muri Amerika, yirukanywe muri Amerika akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana batujuje imyaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho ubundi Semuhungu ni umugabo w'umunyarwanda wari warashakanye n'umunyamerika w'umugabo, banakora n'ubukwe baranabana rwose nk'umugore n'umugabo, aza kwitaba Imana. Aje kwitaba Imana nibwo Semuhungu rero yakomeje kugenda asambanya aba bana batujuje imyaka, akabatobora umwoyongo mu buryo bukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cyaha rwose yakurikiranwagaho hariya muri Amerika, kandi nayo mpamvu bamwirukanye, bakamwirukana mu buryo bukomeye cyane. Bamaze kumwirukana bamwohereza mu gihugu cy'u Rwanda avukamo, nibwo yamaze kugera mu Rwanda. Abantu bavuga ati ibintu bashobora kuba mubeshyera, harimo nk'uwitwa Jihadi. Jihadi ndibuka n'umwe mu bantu bagiye bamuserereza cyane, bagenda banamushinja, nyuma aho baserereye bundi babanaga muri groupe z'abaryamana bahuje ibitsina. Ari groupe z'abaryamana bahuje ibitsina babanagamo. Uwitwa Semuhungu aza gushwana n'uwitwa Jihadi. Bityo Jihadi ngira ngo ubwaje twababwiye uburyo ki Jihadi yaje gufungwa, arafungwa. Inkuru yo ntago ari nkuru twagarukaho. Jihadi amaze gufungwa nibwo Jihadi maginga yangaya tuvugana afungiwe muri kasho. Ubundi gereza bagira akantu ka kasho, iyo akoze ibyaha bikomeye bahita bakunaga. Iyo uri muri gereza naho habaye icyaha, iyo ukoze icyaha bahita baguta muri kasho. Uwitwa Jihadi bamutaye muri kasho azira gusambanya nawe umwana w'umuhungu. Aze gusambanya umwana w'umuhungu maginga yanga tuvugana. Uwitwa Jihadi ari muri kasho yafunzwe azira gusambanya umwana w'umuhungu. Ibijyano naho tubabigira gute? Reka dukomeze rero kuri Semuhungu. Semuhungu yaje gushwana n'uwitwa Jihadi. Jihadi nyene nayo imaze kwabwira, agendaga mushinja, amaze kumushinja ibyo ngibyo by'ukuntu birukanywe muri Amerika bitewe n'ubusambanyi. Baza gushwana, baza guserera. Ariko maginga yangaya amakuru mfite mbanagiye nanacukumbura ahantu ndetse no mu nshuti za Semuhungu nabo bagendana, banahostingana, banasangira mu kabare, nuko witwa Semuhungu afata amafaranga akagenda agasindisha abana b'abahungu. Binavugwa ko uyu mwana nk'uko urwandiko na rushizanga mwarurebye muri kurureba ubungu butuvugana, uwitwa Semuhungu binavugwa ko uyu mwana afite imyaka hagati ya 18 na 19. Ubwo urumva ni nk'akiri umutineja, kuko umutineja afite 17. Ubwo murumva uwitwa Semuhungu we ngo yafataga amafaranga agasindisha umwana w'umuhungu, yamara kumusindisha akamujyana mu rugo iwe, akamusambanya mu kibuno, akamutobora mu kibuno, ku buryo ibintu babiteye n'ubwoba. Nge hari inkuru buriya abanyarwandakazi, hari inkuru njya gutara nkavuga se iyi nkuru koko ndayivuga nte noneho mwuka byara nkumva nshesha urumeza, nkumva ndi gutitira hari no kuzuba. Hari inkuru nza kubwira abanyarwanda nkavuga ati koko ndahera he nyivuga, ndayihera mu mitsi, ndaheyehera mu mano, ndayivuga nyihimbe, ndabivuga mu magambo ataraya nyayo. Ibaze ko noneho Semuhungu yafataga abana b'abahungu akabasambanya, akabafata amavideo akayakoresha mu rwego rwo kuvuga ngo nutagaruka ngo nongere nkusambanye mu kibuno. Aya mavideo ndayatahanze. Blood of Jesus. Banyarwandakazi, hari vunja kuvuga nkahita numva n'isurangi bayesiriye, kumva isurangira byimbye, kumva shesha urumeza, kumva ndwaye malaria ku buryo nahita njya kwa muganga. Hari inkuru zana nawe kumva ubwa witeye ubwoba. Ibaza umwana uwo mubyeyi yabanje kugisha inama ngo umudije witwa DJ Caspi amugisha inama atese Semuhungu mute muri murege ntange ikirego cyangwa. Ubwo umubyeyi nguwo yagiye gushaka gutanga ikirego ari uko afite ibimenyetso simusiga kuri no ku byaha byakorewe umwana we. Umwana we bamusambanyije ku mbaraga, bakajya bamukanyisha aya mavideo ati nutagaruka ngo nongere ngusambanye mu kibuno. Aya mavideo ndayatahanze. Ariko Semuhungu abwira uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 18 n'amezi hafi 19 yasambanyaga mu kibuno.
ndibaza nawe ukibaza banyarwandakazi, Semuhungu ibintu yazize muri Amerika koko byaba ari byo bya nyabyo? Dutegereze niba ibyaha biri mubashe kumuhamya neza, ubundi akajya mu rukiko tukareba imyanzuro izabera mu rukiko. Numva ariko atari ako ni imyaka myinshi cyane gusambanya umuntu ku gahato, amprise umugabo mugenzi wawe mu kibuno. Nahoze ndi no kuri no live yingi muri kubona ya Godfather barimo baravuga nimwe mu byaha akurikiranwaho, ashobora gukurikiranwaho bitewe n'amakuru abari hanze. Kandi mbabwira ngo banyarwandakazi, muri showbiz ntago babeshya, ahubwo muri showbiz bavuga ikintu bakuvamo. Muri showbiz bakuvamo, ntago babika amabanga. Muri showbiz nta mabanga tubika. Reka turaza hanga tukitereka kuri UTMS TV cyangwa se UTMS Films tukabivuga. Tuba dufite amacano, mbabwira ngo ino channel mukomeze mukore subscribe kuri ino channel ya UTMS Films, naho tuza tubivuge. Nta mabanga tugira, ibintu byanyu nimwe mwabyishiriye hanze. Ndibaza ariko mu makuru nabashije gukurura nuko uwitwa Semuhungu muri telefone ye ngendanwa bahizemo aya mavideo bakayabura. Video ntayafite, ariko urumva uwo mubyeyi we yagiye kumutanga afite ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko Semuhungu amusambanyiriza umwana we w'umuhungu w'imyaka 18. Blood of Jesus. Babyeyi musengera abana banyu bakunda akabare cyane bakibagirwa gukora. Babyeyi musenge abantu banyu bakore, kuko abana b'abahungu nyambivuga inshuro nyinshi umwana w'umuhungu bamushukisha ubupeti imitsingi 10 n'ubwo buryo ara kukaguru k'inkoko n'agaceri amara kubikanda akumva isira ryoshye bakamutahana bakajya kumusambanya mu kibuno. Banyarwandakazi, ishyano riraguye ku buryo ki usiga umwana wanafungwa no muri gereza nabo bakamusambanya. Jihadi nawe nicyo cyaha nawe ari kuzira muri gereza, yafungiwe muri kasho. Ni nawe umuntu ngo wanzwe cyane muri mageragere nk'umuntu wa mbere wanzwe n'umuntu bita Jihadi nawe yasambanyije umwana w'umuhungu, none witwa Semuhungu nawe agiye kumusangayo. Ubundi ngo Semuhungu akora ati nk'ukuntu managiye nkururira amakuru neza mu nshuti za hafi makuru bampereza nuko uwitwa Semuhungu iyo ari umugabo mukuru cyangwa se mukuru nyine w'iboga ari bya bisore binini, icyo gihe uramusambanya akaba umugore kuri wowe. Noneho Semuhungu iyo uraga peti buno bwana bwa 18 nyine bw'ubuhandi samukuntu bukiri butoya, we akujyaho wowe ukaba umugore. Ntabwo ibintu sinabivuga mu Kinyarwanda cyimbitse, ibi bintu biteye ubwoba. Sambanya umwana w'umuhungu mu kibuno nk'awajyana umugore. Banyarwandakazi, niyo nkuru mbabwira ngo narimbashije kuvuga nkumva ndi gushesha urumeza. Semuhungu reka tumwuveho rero, twinihuta cyane, tuba dufite nima breaking news nyinshi tugomba kubahereza. Mbabwira ngo banyarwandakazi, uwitwa Kasuku cyangwa se Josquizo wa Mipango ku munsi wo ku cyumweru yawushoje nabi. Umunsi wo ku cyumweru bucya ari kuwa mbere, ijoro ricya ari kuwa mbere, uwitwa Kasuku yatewe mu rugo nkuko yabashije mu buhamya bwe yavuze kuri YouTube channel ye. Yavuze ngo yatewe n'abagabo basaga 3. Mbaza ngo byagenze gute rero nkuko iyo nkuru yabyivugiye, iyo nkuru ubwo buhamya bwe yabwivugiye. Yavuze ngo nari nibereye mu rugo saa 8 rwose, kuri telefone numva phone irahamagaye rwose, ndayitaba ndavuga nti bimeze bite? Aritaba ati bimeze bite? Ati bimeze neza. Ati uyu munsi tujye gusangira. Yumva n'umuntu w'umugabo mu Cyongereza cyiza cyane. Ati ngewe ndashaka ko tujya kwisangira. Avuga ati natanamuzi. Ati umuntu ngiye numvaga namuzi. Ati ngewe uyu munsi nta gahunda mfite, nifite no stress ntago ndi bugeyo. Phone arayikupa. Ashira undi mwanya
yumva hari indi telefone imuhamagaye mu cyongereza cyinshi cyane, ati alo, cy'Amerika kabisa aho yibera hari muri Arizona. Telefone nayo arayitaba, baramubwira ati hari ubutumwa bwawe dufite tubugushikirize gute? Ati n'ubutumwa buri mu mpapuro rwose. Uwitwa Gasuku aravuga ati se ubwo butumwa buri mu mpapuro ko babushira mu kabox turashaka kubukuzanira. Ati nta kibazo mubuzane. Mu minota 15 uwitwa Gasuku Jesquizo Mipango yumva ku rugi hari umuntu ukomanze, aradodora. Akimara kudodora, Gasuku ngakimara gukingura bamukubise ikintu biti ngumi bro, bamukubise ikintu biti ngumi, ibifu barabirandura ngo umwana w'umuhungu yikubise mu ntebe agwa yicaye, ngo hinjira abajama batatu, babiri bafite imbunda zo mu bwoko bwa pistol. Umwe ngo arafite ikintu cy'umuhini kabisa ngo kireshya gutya, ngarakimukubita mu mbavu mu mugongo. Umwana w'umuhungu mu buryo abivugamo aragira ati ngewe bitewe na nuko ndi umusportifu, ikintu nakoze nakinzemo hagati y'amaguru nkingamo no mu maso. Yakinzemo hano hagati y'amaguru kugira ngo ubugabo bwe batamumena, akinga no mu maso kugira ngo batamumena, ariko ngo narakubiswe. Mu buhamya bwe yavugaga, yavuze yuko bamubwiraga mu Kinyarwanda ngo tugiye kugukubita ku buryo uzabyibuka ugeze no mu ijuru cyangwa se mu kuzimu wapfuye. Jesquizo Mipango aragira ati barankubise imbavu barazimena, ndigengesera nkinga mu maso, nkinga no ku manuzemo hagati kugira ngo batabasha kuyamena. Aragira ati rwose bari bendaga kunyica, bamaze kunkubita babonye ndi intere nibwo bahise bagenda. Telefone yanjye sinibuka ahantu narindi yari iriwe ngo mbivuge, nibwo yatangaga ubwo buhamya avuga ati ngewe atariko hari umuntu umwe ashyira agarura mu majwi cyane. Umuntu agarura n'umuntu witwa Badrama. Badrama numwe mu bantu ngo basangiye cyane, binavugwa ko binakekwa ko ari we muntu ushobora kuba wamugambaniye akohereza abagizi ba nabi bakamuhondagura kuri ya rwego. Abagizi ba nabi kuko ngo Badrama ngo yabyigambye cyane, ngo yabyutse ngabyigamba, ngaravuga ati rwose twaguhamize tuzanakongera. Aravuga ati noneho ubu ngubu igisigaye no gushaka umutekano. Uwitwa Gasuku Jesquizo Mipango yamaze kuvugana na ba nyirinzu apartment abamo, ashaka uburyo ki yashira abashinzwe umutekano bajya bamurinda cyangwa bazamu niki, umutekano ukomeze urindwe na za kamera niki, bazishiremo barebe ukuntu bazajya bamurindira umutekano. Dukomeze kumubwira ngo yihangane, nkomeze mbabwira ngo abanyarwandakazi n'ahandi hantu ngumba nicariye muri UTMS studio barafotora mu bukwe anniversary ku ma date after date amdima date yose cyangwa se ibindi birori byose waba ufite waduhamagara kuri nimero yacu ni yayindi ni 078 072 81 28 UTMS studio. Urakaze neza bagufotore. Indi nkuru navanga amvuze ntago nahava ntayivuze rwose iyi nkuru kuko iraryoshye, ni ibintu byiza cyane. Mbabwira ngo uwitwa Diamond Platnumz ndetse n'uwitwa The Ben Tiger Igisamagwe bagiye guhurira ku rubyiniro nyuma y'igihe kinini badahura ku rubyiniro mu gihugu cya Uganda mu gitaramo cyiswe Comedy Store hafi aho ngaho. Comedy Store ibera mu gihugu cya Uganda. Iyo comedy rero bagiye guhuriramo ni igitaramo cy'urwenya gitegurwa n'uwitwa Alex Muhaji yamatumiye Diamond ashize amasaha make, numva n'umunsi washize amasaha make yamaze gupostinga yuko uwitwa The Ben Tiger nawe agiye gutaramira mu gihugu cya Uganda tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Mbabwira ngo rwose uwitwa The Ben ese kubera iki nahoze mbona ubusesenguzi bw'ikinyamakuru kimwe cyo muri Uganda n'ibindi bitangazamakuru byo muri Tanzania, kubera iki The Ben iyo agiye gukorana umushinga yafite imishinga na Diamond byoroha cyane bikanaryoha kenshi cyane bakunda gukururana n'ubushuti bisanzwe, byagera ku muntu bita Bruce Melody bigasa nkaho bigoranye cyane. Banyarwandakazi hari ibintu ntekereza nkumva
nkumva nyine ntago ndi kubiburira igisubizo. Uwitwa Diamond Platnumz yafitanye umushinga n'uwitwa The Ben, turebye nk'indirimbo bakoranye Boda Boda, awi Boda Boda, iriya ndirimbo bayita Why, iriya ndirimbo Why bakoranye na Diamond na The Ben, ukuntu Diamond yayipromotinze mu gihe iyo yakoranye n'uwitwa Bruce Melody yanze gukora challenge nimwe kuri Instagram ye ndetse na TikTok ye, arizo mbuga nkoranyambaga zibasha kuzamura zigapromotinga indirimbo y'umuhanzi. Kandi binavugwa ko iriya ndirimbo ya Bruce Melody na Diamond Platnumz yatwaye asaga miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda, nko 155 AM yabivuze. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Diamond Platnumz yagiye gukora imishinga na The Ben, biroroha cyane, baragendana cyane. Ngira ngo arakabare bagiye gufungura muri Uganda, bajyana muri kajugujugu Diamond Platnumz ndetse na The Ben, bajyana ari bamwe na Baby Cool, bahari arabahanzi bakomeye cyane. Noneho ikiswe igitaramo cyose kigiye kubera Uganda, The Ben akakizamo. Of course na Diamond akenshi cyane abahari, kuko The Ben Uganda yamaze kuyikaba. Ngira ngo mwabonye ibitaramo beruka gukora Uganda, harimo witwa The Ben ndetse na Bruce Melody. Mwabonye uburyo ki witwa Bruce Melody yakubiswe n'inkuba. Ibyo yahuriyeyo ntago twabivuga hanga kwa bari ugusebya umuhanzi nyarwanda. Ibyo yahuriyemo yo nabyo, ibintu witwa Bruce Melody yaboneye muri Uganda nagahoma munwa, mu gihe witwa The Ben yagezeyo rwose hari kuri Saint Valentin y'umwaka wa 2026 nibwo The Ben rwose yatwitse hari muri Uganda rwose ahantu baramumva cyane. Reka mbasezera cyane rero mbabwira ngo nakagaruka nahamukanya tugaruka n'izindi nkuru, mbabwira ngo mukomeze mukande subscribe kuri UTMS Films Official. Ahangaha turagaruka mukanya tubakubita izindi breaking ndetse niho azajya hanywa na filime zijyanye n'urwenya. Murakoze cyane, banyita Prince Platinum, the Badman Special Force Commander. Ciao ciao.